twongere tubahe ikaze mwe mudahema gukurikira ibiganiro byacu. Uyu munsi tugiye kubagezaho amateka y'abami b'u Rwanda batanze badashatse. Iyi ni Nkera TV. Njye kuri mikoro muri kumwe nanjye Video Rugamba. Mu nyemero tugaruke mu kanya turebera hamwe amateka y'aba bami batanze badashatse. Amateka agaragaza yuko u Rwanda rwayobowe n'abami bagera kuri 28. Abami 26 nibo amateka agaragaza yuko bashatse abagore bazwi nk'uko umuhango w'ubukwe wabigenaga mu Rwanda rwo hambere. Abandi bami babiri naho amateka tubwira yuko bashatse abagore. Muri iyi nkuru tugiye kugaruka kuri abo batigeze bashaka abagore kugeza igihe cyabo cyo gutanga. Tubahe ikaze mu kiganiro, njye ndacyari Video Rugamba. Ariko mbere yuko dukomeza reka mbararikire gukora subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu mu ba mbere. Reka duhere ku mwami wa mbere watanze adashatse umugore ni Mibambwe wa gatatu Sentabyo. Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa kabiri Sentabyo ni mwene Ndabarasa wa Rujugira na Nyiratambo wa Sesonga, umugabekazi ukomoka mu muryango mugari wa Bega. Yimye ahasaga mu mwaka w'1741 kugeza mu mwaka w'1746. Irindi zina yitwaga ni Muhwera Zikamwa. Yimye ingoma zunguye Sekigeri wa gatatu Ndabarasa. Iri zina Muhwera Zikamwa ni izina yahawe na sekuru Rujugira kuko yaranonutse cyane kandi ntacyo kwa Ndabarasa bari bakennye, inga zihumuza ijoro n'umunsi. Uyu ni umwami wa 21 mu bami basaga 28 batwaye u Rwanda. Mibambwe Sentabyo yima ingoma, u Rwanda rwari rusigaranye ibihugu bibiri bikomeye byari biruhangayikishije ngo rushyitse umutima mu nda ko intego zarwo zari hafi kugerwaho. Ibyo bihugu yari Ubugesera bw'Abahondogo n'Igisaka cy'Abazirankende. Akimara kwima ingoma yihatiye gutera igihugu cy'Ubugesera ngo nawe ashyire itafari rye ku mushinga wo kubaka u Rwanda. Acagaye koko yigaruriye kimwe mu bihugu byari byarazengereje sekuru Rujugira. Amateka yemeza ko yimye ingoma ari umusore w'igihame ndetse yimye ingoma ya se atarashaka umugore. Impuguke mu by'amateka y'u Rwanda bavuga yuko nta mugore uzwi yaba yarashatse. Umwami Sentabyo bivuga yuko hari umuhimakazi wo mu Ndorwa babyaranye umwana w'umuhungu witwaga Nkezabo, aho yari yaragiye gutwarira se Ndabarasa nyuma y'uko u Rwanda rutsinze Ndorwa. Bivugwa ko kandi hari igihe yibetaga akajya kwa Nyiratunga ari umugore wa se wabo Gihana Nyamihana watabaye ubucengeri bw'u Rwanda rwaterwaga n'ibihugu bine birimo Burundi, Ubugesera, Igisaka na Ndorwa. Sentabyo yakundaga kujya guhiga mu mayaga akarara kuri uyu mugore Nyiratunga wari umupfakazi wa Gihana Nyamihana. Nyiratunga uyu yaje kubyarana na Sentabyo umwana mwita Gahindiro, ndetse n'umwami Sentabyo ubwe yemera yuko uyu mwana yari uwe kuko igihe Nyiratunga yabyaraga Sentabyo yamwohereje impano zitandukanye zo kumuhemba. Rusuka rwa Temahagari wo mu muryango mugari w'Abacyaba niwe wari umurinzi w'uruhinja Gahindiro rwagombaga kuzungura ingoma ya se Sentabyo. Mibambwe Sentabyo niwe mwami wa kabiri watanze ingoma maze igihe gito ku ngoma. Ureka kurikira Mibambwe wa kane Rutarindwa wimye ingoma hasaga mu mwaka w'1895. Ingoma ye yaje kurangira mu kwezi kwa 10 mu mwaka w'1896. Uyu mwami yaguye mu ntambara yo ku Rucuncu akorewe kudeta nyuma y'igihe kitageze no mu mwaka yari amaze ku ngoma. Mibambwe wa gatatu Sentabyo ufatwa nk'umwami wa kabiri wamaze igihe gito ku ngoma, yimye hasaga mu mwaka w'1741. Ingoma ye iza kuza kugera ku iherezo mu mwaka w'1746. Byumvikana yuko yabaye u Rwanda imyaka 5 gusa. Uyu mwami akaba yarazize amahari y'abashaka kumwambura ingoma bari barangajwe imbere na Gatara buhura bwa Sentabyo. Nyuma yuko atanga ingoma, Sentabyo yazunguwe n'umwe mu bahungu be yari yarabyaye hanze ariwe Gahindiro. Uyu yimye ingoma ari uruhinja rw'imyaka 2. Nkezabo we amateka agaragaza yuko yapfanye na se Sentabyo kandi ko bishwe n'ubushita bwari buvuye mu Gisaka. Nubwo uyu mwami Sentabyo bigaragara ko yabyaye abana babiri ku bagore batandukanye, ariko nta mugore n'umuzwi mu mateka y'u Rwanda yigeze ashaka ku buryo buzwi. Undi mwami amateka agaragaza yuko yaba aratanze adashatse ni umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa wari warabatijwe izina rya Jean Baptiste ni mwene Musinga wa Rwabugiri na Mukashema rya Gakuba, umugabekazi ukomoka mu muryango mugari wa Bega. Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatwaye u Rwanda kuva ku wa 28 Nyakanga mu 1959 kugeza ku ya 28 Mutarama mu 1961.
ni umwami wa 28 mu bategetse u Rwanda, ari nawe wabaye wa nyuma w'u Rwanda ndetse aba n'iherezo ry'ingoma ya cyami mu Rwanda. Uyu mwami yavutse mu mwaka w'1935, avukira mu buhungiro i Kamembe aho se Yuhi Musinga yari yaraciriwe nyuma yo kutumvikana n'abapadiri. Aho Musinga yimuriye ubuhungiro Moba muri Kongo, yajyanye na bamwe mu bagore be n'abana be, harimo na Ndahindurwa. Bishatse kuvuga ko Ndahindurwa yabyirikiye muri Kongo, ari naho yize amashuri abanza n'ayisumbuye. Yaje kugaruka mu Rwanda azungura mukuru we Mutara wa gatatu Rudahigwa, nawe watanze amarabira aguye i Bujumbura mu Burundi. Kigeli Ndahindurwa nawe ni umwe mu bambi bamaze igihe gito ku ngoma, dore ko yayimazeho umwaka n'amezi 6 gusa. Iyo ngoma ya Kigeli wa gatanu Ndahindurwa ntiyatinze na busa, kuko kuwa 25 Nyakanga mu mwaka wa 1960 yagiye i Leopoldville mu minsi mikuru y'ubwigenge bwa Kongo. Kuva ubwo ntiyongeye gutwara u Rwanda, kuko nibwo ubutegetsi bwe bwahiritswe n'Abaperimahutu bashakaga kwigobotora ingoma ya cyami bakimika repubulika. Yavuye ku ngoma burundu kwa 28 Mutarama, hari mu mwaka w'1961, ubwo bemeza ubutegetsi bwa repubulika. Impuguke mu by'amateka bavuga yuko mu gihe yamaze ku ngoma nta mugore uzwi yaba yarashatse. Nyuma yuko Ababiligi bimakaza repubulika, Ndahindurwa yahungiye mu bihugu bitandukanye birimo Tanzania, Uganda ndetse na Kenya. Mu mwaka w'1992 nibwo yaje guhungira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ahari naho yaguye muri Leta ya Virginia azize uburwayi ku ya 16 Ukwakira 2016. Ya 15 Mutarama 2017 umwami Kigeli wa gatanu Ndahindurwa yatabarijwe mu musezero wa Mwima na Mushirarungu mu karere ka Nyanza, akaba yaratanze afite imyaka 80. Nubwo nta mugore Ndahindurwa yaba yarashatse uzwi, abantu bakunze guhwihwisa ko hari abakobwa yaba yarabyaranye nabo ubwo yari mu buhungiro muri Kenya ndetse na Uganda, dore ko ariho yabaye igihe kirekire. Nshuti bavandimwe, mudahema gukurikira ibiganiro byacu, ni nadusoreje ikiganiro cy'uyu munsi. Ariko reko nongere mbasabe gukora subscribe, share ndetse na comment. Niba wifuza ko hari ibyo twazagarukaho mu kiganiro gitaha, wabishyira muri comment. Amateka y'igihugu cyacu tuyigireho kugira ngo dukomeze kubaka ejo hazaza. Iyi yari Inkera TV. Njye kuri mikoro yari Video Rugamba. Mukomeze mugire amahoro y'Imana impagarike n'ubugingo. Irungu ryanyishe